Boom boom, ibintu byakomeje gufata indi ntera kuri Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala. Reka tubitandukanye neza, amagambo y'umuhanzi wacu tutayica cyangwa se tukabivuga uko bitari. Ewa, ni ibintu byakomeje kugenda kabisa bifata indi ntera kuri Dore Imvubu, Dore Impala, Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala. Ya. Uyu nguyu waje Kigali yiyita ko ngo ari mushiki wa Bamporiki Edouard, ariko akajya kumureba i Kanombe ahatuye ngo bakanga yuko yinjira, asigaye akaza ku mihanda y'i Kigali agatangira kumena umuceri hasi avuga byinshi kuri Bamporiki. Nanone kandi avuga yuko Bamporiki nyuma yuko yumvisha ari kumuvuga yahise amubwira ngo nareke kugenda abyasasa, azamwohereza amafaranga, ngo azajya amwohereza ngo niba ari 5,000. Yashatse ahantu nacumbika, arangije nyine atangira ngo kujya gushaka promosiyo ngo ku mateleviziyo, ku maradiyo, ngo kugira ngo amwumvishe ngo indirimbo ngo afite. Agenda nyine gushaka abahosta, yatangira nyine kuririmba ngo Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore mumbabarire rwose nanjye biba byandenze wallahi. Nanjye aho nicaye ubu ngubu kabisa byangumye mu mutwe ibi bintu. Kandi sinjye gusa, dore na Kadafi Pro kwa Rocky nawe yagize ati umuntu arajya no muri douche ati Dore Imvubu, Dore Imbogo, bigahita biza mu mutwe agatangira no kubirimba atabyiteguye. Nuko rero ngayo nguko arangije nyine yatangira kubaririmbira nyine ngo bamuhostinge, bagahita bamufata uvuye ahangaha n'indirimbo imeze iti. Nibwo rero yaje gushaka abandi nyine bahosta ku ma YouTube channel, agakora ama interview atandukanye, ndetse bakamwakira. Byagaragaye nyine ku ma YouTube channel menshi bakaza kumwakira bakamukoresha interview. Ndagusuje mwisabira gukora subscribe kugira ngo ubone ibindi bikurikira. Niba kandi bikunejeje ntiwibagirwe gukora like. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo cyangwa se icyo twakongeramo, icyo twahinduraho, nabwo ntiwibagirwe gusiga comment. Ikindi kandi niba bitakugoye inshuti yanjye, ushobora gukora share kugira ngo n'inshuti n'abavandimwe nabo babibone, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ndi Hero Willis. Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala, ibintu bye rero byatangiye kugenda bitavugwaho rumwe n'abantu benshi, dore cyane yuko nawe yivugiye yuko ngo aba yumva atameze neza mu mutwe, ibintu byose ashyira hanze. Kuri Rwema we rero asanga yuko biriya atari ibintu bikwiriye. Umuntu uri normal adakwiriye kugenda agafata ibintu bye byose abishyire hanze, abishyire ahagaragara nk'uko Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala ari kubigenza. Ikindi kandi ngo iyi hit ntabwo yamara igihe kinini, ntabwo yaramba. Hari abatanze ingero bashatse kumugereranya n'igisupusupu, ngo se wenyine katize ngakaza ngakabikora gutya na gutya, ati hiti ko yarambye. Ariko mu by'ukuri ati igisupusupu, ibyo ni bibiri kuvugwa n'abantu. Ati igisupusupu yari afite imana igaragara ifatika. Ako se namwe Dore Imvubu, Dore Imbogo, Dore Impala ni ibiki? Ibi ngibi bigaragara nawe uko agiye abyivugira ngo ntabwo yize. Ikindi n'ibintu byose agenda ashyira hanze bigenda nyine bimugaragaza ukundi kuntu. Hit yo muri minsi nta washidikanya kuvuga yuko hit ayifite, ariko ni hit ureba ukayigerera ku minsi ibarirwa ku ntoki, avuga ati iyi ni hit y'iminsi ngahe, bitewe nyine na quality binatanga. N'abandi bavuga ati ni umukomediye, hari ababigarutseho bavuga ati ni umukomediye, abandi bavuga ati ni umukomediye ariko nyine w'igihe gitoya, kubera yuko ibintu umuntu niba agenda akavuga ibintu bye byose agahita ashyira hanze, mukabiseka. N'ikigaragara ko nta creativity iri mu bintu avuga. Umukomediye ni umuntu ufite creativity. Ibintu akenshi azana kubwira ntabwo ari ibintu bimwerekeyeho, ni ibintu we ahanga, akeya,
agashyira hari igihangano. Undi we ni ibintu bye kwiwe gusa, kandi yamaze kubivuga, yamaze kubibwira isi yose. Mu by'ukuri bivuze yuko atazabona ikindi kintu avuga kubera yuko ari creative. Ikindi kandi bivugwa yuko nyine umuntu uri normal yagakwiye gufata ibitekerezo bye, amagambo avuga akayashyira ku murongo, undi we ngo ashyira hanze. Ibyo nibyo biri kuvugwa hirya no hino. What's popping, what's trending in Kigali. Hari ibintu kabisa biri kuvugwa, hari gushya kuri Dore Imvubu, Dore Imbogo. Dore Imbogo ubu ngubu rwose ntabwo yuko ari we uri kuri hit muri iyi sama, nubwo bitari kuvugwaho rumwe. Bivugwa yuko ino hit ishobora kuba yamara iminsi mike cyane, ariko iramutse ikomeje kabisa, I'm telling you, this is a hit. Iyi ni hit rwose. Umunyarwenya Rusine Patrick we yakoze ikintu cyitwa aga-challenge ashyira kuri Instagram page yiwe, harimo nyine aririmba amusubiramo Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore impala. Ati none se ahangaha ni muri parike, bamwe batangiye kumwitwaramo umwikomo kubera yuko nyine ubona kubwiye ntibiri kuvugwaho rumwe ibya Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore impala. Ndi kubivuga nigengesereye kugira ngo nyine amagambo y'abandi nayica cyangwa nahera inyuma cyangwa se nkaheramo hagati, ambabarire cyane kabisa vava, aho naramutse nkoresheje amagambo nayatondetse nk'uko bikwiye cyangwa se yayatondetse. Umuhanzi wacu nyine kugeza kuri ubu ngubu genda avuga nyine ukuntu, ikindi kintu nyine cyatangaje abantu ni ukuntu bamubaza ati 1000 gukura muri mwe ni kangati ni 900. Mbese asubiza ibintu biterekeranye. Bamubaza ati Iroma ni ati ni hehe, atangira kujya mu bintu Iroma urabyumva ni ahantu heza, ibintu nk'ibyo. Nani buri gukurikira imbuga nkoranyambaga uri kugenda ubibona, ni ibintu biri kugenda bitangaza abantu benshi. Mbese nyine bagateraho comment nabo ko babyumva. Hari umuntu witwa Mucomasana, niyo ujya ukunda kubigaruka avuga ati nuramuka ufashe ibintu byawe ukabishyira out on social media, umenye ko byeretse isi dufite natwe comment, dufite natwe tuzavuga. Apana niba uri celebrity, ntukinubire ko bakuvuga, jya ureka bakuvuge, kubera yuko ibintu byawe wabishyize hanze. Niba udashaka ko bakuvuga, ntabwo wakwirirwa ubishyira hanze. Hari umuhanzi bita Kalifani yararirimbye ati uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ni yuko ari n'umugani w'Abanyarwanda bashyizeho, kandi ugana kariho ko bimeze. Ngayo nguko nyine ibiri kuba i Kigali. Ikindi kandi ngo Dore Imvubu, Dore Imbogo, Dore impala bivugwa yuko ashobora kuba agiye kujyanwa hanze, ariko mwanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru nkabona arandatwiko. Rwema kandi nyine yanongeye kubigaruka avuga ati ntabwo ngiye umuntu wanjye cyangwa se umwana wanjye ntamwifuriza kwamamara nk'ubu. Mu by'ukuri view yanjye ntawe ngamije gutunga urutoki, ariko nyine hit kabisa ziragwira. Ciao bye, ndi Hero Willis. Ora share, subscribe, comment, like, tujye tubana mu biganiro bitandukanye.